Imana nibahe umugisha. Ni Mahombe Theogene Habaguhirwa. Dukomezanije umwanya w'ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi twifuje ko twaganira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 26 umurongo wa 3. Yesaya 26 umurongo wa 3 aravuze ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro mu masa kuko akwiringiye. Ugushikamijeho umutima uzamurinda ab'amahoro masa kuko akwiringiye. Imana nibahe umugisha. Yesaya hanuye ibintu bikomeye kandi bifite imbaraga, arimo atangaza amahoro y'abantu biringira Imana. Ndabizeza bene data kandi mbabwira ko nubwo hari abantu benshi bariho bakora mu buryo butandukanye, bumva ibintu mu buryo butandukanye ndetse bakora ibintu byabo mu buryo bwihariye, ariko Yesaya arimo yerekana ko hari abandi bantu bo babeshwaho, baba mu bundi buzima, baba mu bundi buryo, ariko busa naho bwihishwe inyuma n'imbaraga zo kwiringira Imana, bigatuma kandi uburyo baza kubaho buza gutandukana, bakaba mu mahoro amahoro yihariye atava ku bindi bintu, adatangwa n'ikindi kintu, adatangwa n'uko bameze na sitati y'ubuzima n'uko babayeho, ahubwo atangwa n'uburyo biringiye Imana. Niyo mpamvu aravuze kuri 2 ngo nimwugurure amarembo kugira ngo ishyanga rikiranuka rigakomeza iby'ukuri ryinjire. Ni amarembo, ni umuryango, ariko uhawe amahirwe gusa ishyanga rikiranuka ari ryo nyine ryiringira cyangwa ryizera, ni ryo rero ryemeye kwinjira aho hantu rigakomeza iby'ukuri, ni ryo ryinjira. Aravuga kuri 3 ngo umuntu ugushikamijeho umutima, ntavuze aho aturuka, ntavuze ingano ye, ntavuze ukwasa, ntavuze niba afite umuryango cyangwa atawufite, amateka y'ubuzima ntabwo ayitayeho, ariko avuze ikintu gikomeye. Aravuze ngo umuntu ugushikamijeho umutima, aho aturuka hose, uko ameze kose, yaba abyumvise none cyangwa yimaranye igihe, ariko akagira iyi ntego n'iyi gahunda n'uyu mugambi wo gushikamiza umutima kuwiteka, aravuze ngo nawe azamurinda ab'amahoro masa, ariko kubera impamvu imwe, kuko akwiringiye. Abasoma biri ijambo ry'Imana riravuga ngo uhoraho uzaha amahoro asesuye ufite imigambi ihamye. Ni umuntu uhagaze ahantu hamwe. Uyu muntu nshaka kuvuga Imana ihaye priorite, Imana ihaye amahirwe yo kuba amahoro, atitaye ku ntambara zihari, atitaye ku byago bihari, atitaye ku bihe bihari byahinduka. Ni umuntu Imana yemereye priorite yihariye yo kuba amahoro. Ni umuntu Imana ivuze nk'uko byagenda kose, ni umuntu uzaba amahoro. Aravuze ngo uhoraho azaha amahoro asesuye. Aya mahoro azayamuhaza. Ni amahoro asesuye, akora mu nguni zombi z'ubuzima, akora mu buryo bwombi bw'imibereho. Aravuze ngo azaha amahoro asesuye, ariko ni umuntu ufite imigambi ihamye, ufite imigambi ihamye, ihagaze hamwe, itajahagurika. Aravuze ngo uzamuha amahoro kubera ko akwiringiye. Abasoma ntagatifu we iravuga ngo umugambi wawe ntukuka, kuko imigambi y'Imana idakuka. Noneho uzabakomeza mu mahoro kuko amizero yabo ari muri wowe. Ni ba bantu n'ubundi bavuze ngo twebwe imigambi yacu tuyishyize ku Uwiteka ufite imigambi idakuka. Ibitekerezo byacu, nusoma Bibiliya zindi cyane nka Amplified cyangwa izindi verisiyo, ivuga ko ari imitekerereze. Umuntu ufite imitekerereze idahinduka, iyi migambi idahinduka, whose mind is stayed on you, ufite imigambi, imitekerereze iri ku Uwiteka. Donc ahantu hose agenda ariko agahora atekereza ku Uwiteka, imitekerereze, imigambi ye, agatekereza ko uburyo abayeho, agatekereza ko uburyo akora, agatekereza ko amahirwe abona mu buzima, byose akabihereza ku Uwiteka. Akavuga ngo njyewe ndiho kubw'Imana, nzakomeza ko kubw'Imana, ndetse igihe nikirangira cyo kuba hano nzimuka njya ahandi kubw'Imana. Utavangamo indi doze. Umuntu wiringiye Uwiteka akamushikamizaho umutima, akavuga ngo ibitekerezo byanjye byose biri ku Uwiteka. Aravuze ngo uwo muntu azaba amahoro. Bene data, ndatangaye, ndashaka kubatangariza ko Imana ifite umugambi ukomeye wo kurinda, ariko ikarinda umuntu yiringira. Yeremiya hano 17:7 yaravuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ni umuntu wizera Uwiteka kugera ku rwego
uwiteka nawe amubera ibyiringiro. Iyo umuntu avuze ngo yizeye undi cyangwa yizeye ikintu, icya mbere biravuze ngo ntabwo ushobora kwizera ikintu gifite ubushobozi buri munsi yawe. Ntibishoboka. Iyo umuntu yizeye undi, bivuze ngo yizeye umuntu umurusha ubushobozi, ufite icyo yumva amurusha, amukeneyeho, amwifuzaho. Dufite abantu benshi batajya bizera Imana, bumva nta kimariye ubuzima bwabo, bumva nta kivuze, bumva itariho bakomeza kubaho, bumva Imana ni iki. Ubwira ati nyamara wakizera Imana ukayiringira, ati Imana se bwo nese niyituma njya niyituma mbaho, Imana se ni iki? Nzakumva nyine Imana nta gisobanuro ivuze. Umuntu uvuze, Yeremiya yavuze wizera Uwiteka, n'uyu Yesaya yavuze umwiringira, bivuze ngo ni umuntu icya mbere uvuga ngo Imana iranduta, ntabwo tungana, iranduta, irandusha, indusha amaboko, hari ikintu nayikuraho, hari isoko y'ibintu nayikuraho ngo nkomeze kubaho. Kugira ngo wizere umuntu cyangwa wiringire umuntu, uretse ko Bibiliya 17:5 Yeremiya yavuze ngo havumwe umuntu wiringira undi, kandi impamvu agomba no kuvumwa birumvikana, nuko nta muntu ugira icyo arusha undi ubundi busanzwe, kuko suruse y'umuntu iyo ari yo yose, bivuze ngo umuntu iyo yageraho n'undi wese yayigeraho. Bivuze ngo kuko umuntu wese avoma ahantu avoma n'undi yahavoma, ko hari ahantu batarenga, gusa ko bose ni ibiremwa, bafite natiri imwe yo kuba ari ibiremwa. Uretse Imana y'umuremyi inarema ibindi bintu bitagaragara, yinjira mu isi bitagaragara, niyo yonyine yo kwiringirwa, yo kwizera, kubera ko niyo imbaraga z'ubushobozi bugaragara bwarangiye, Imana itagaragara iba igikora ibigaragara. Niyo mpamvu yaravuze ngo wiringira undi muntu we nta cyamurushije, ni umuntu usanzwe, umwiringira avumwe. Nta muntu ugomba gushyiraho imfatiro z'ubuzima bwawe. Umuntu wo kwiringirwa, ikintu cyo kwiringira, dore ngo nyuma y'uko uvuga ngo ni umuntu ufite icyo andusha, kabiri ni umuntu uvuga ngo imfatiro z'ubuzima bwanjye niho ziri. Ntahiringe rero, ntahizeye, ntashatse amaboko, bivuze ngo nanjye ntabwo nakomeza kubaho. Ni ahantu uvuga ngo imfatiro z'ubuzima bwanjye niho zishingiye. Bene data bakristo, abanyarwanda, bantu munyumva muri ahantu hatandukanye, ndashaka kubatangariza ko Imana niyo mfatiro z'ubuzima bwacu. Bivuze ngo kucyari imfatiro, bivuze ngo niyo igize, niyo ifashe, niyo ifashweho, niyo irinze, niyo shingiro ry'inkomoko ry'ubuzima bwacu. Bivuze ngo idahari biragoye ko twabaho, ntitwabaho. Njya mbibabwira cyane, buriya ifi kugira ngo ibeho habanje kubaho amazi. Imana irema mu itangiro yabanje kurema isoko y'aho ibintu biba. Kugira ngo igiti kibeho ibanza kurema ubutaka, kugira ngo igiti kizabeshweho n'ubutaka. Ariko murebe, buriya ubutaka butariho igiti nticyabaho, ariko igiti kitariho ubutaka bwakomeza kubaho. Kabiri, Imana igiye kurema amafi yabanje kubeshaho amazi. Iravuga ngo amazi nabeho, kugira ngo amafi azaze, ariko isoko y'ubuzima bw'amafi iva mu mazi. Nubwo ari Imana ivuze ngo nabeho, ariko ishyiraho ibiza gutuma akomeza kubaho. Irema amazi abaho. Amazi ariho agikomeje kubaho, n'amafi azakomeza kubaho. Ariko buri amafi atariho, amazi ntazakomeza kubaho. Amafi atariho, amazi azakomeza kubaho. Ariko amazi atariho, amafi ntiyakomeza kubaho. Gatatu, Imana igiye kurema umuntu ibanza kwiheraho nk'aho ariyo rufatiro rwo kugira ngo umuntu abeho. Turema umuntu mu ishusho yacu, ase natwe atware, ariko iravuga ngo turabanza tubeho kugira ngo tumukuremo matiyeri ziragira umuntu, ibiraza kugira umuntu, komponenti cyangwa kompoza ziza kugira umuntu ziraza kuva kuri twebwe. Turema umuntu ase natwe mu ishusho yacu. Mu ishusho y'Imana niho haremwa umuntu, aramubumba, amwoherezamo umwuka w'ubugingo kugira ngo abe ubugingo buzima. 2:7 itangiro, bivuze ngo agira matiyeri zibivuye ku Mana. Mutangare bene data, abanyumva mwese, buriya ndashaka gutangariza ko Imana itariho ntiwabaho. Icyakora wowe utariho Imana yakomeza kubaho, kubera ko niyo rufatiro rwawe, ariko se urufatiro rw'Imana.
hari igihe umuntu yigira igihangange akumva ko imana yigize, imana akwiye kuyobora, imana ikwiye kumva ibintu bye ku ngufu, imana ikwiye kugenda ku bitekerezo bye. No, ntabwo imana ngo igendere ku bitekerezo byacu, ahubwo rero ngo tugendere ku bitekerezo byayo, ko niyo soko y'ubuzima, niyo soko y'ibitekerezo, niyo soko y'imitekerereze yacu. Imigambi yacu ihama kuberayo, kuko imigambi y'Imana ihamye, niyo mpamvu n'iyacu igomba guhama muri Kristo Yesu. Umuntu wese ugira imigambi ihamye ni uyivoma mu Mana. Iyo umuntu afashe imfatiro ze akazisubiza mu Mana, bituma nawe abaho ubuzima buhamye, abaho ubuzima budatinya, butikanga ikibi, butazunguzwa n'imiyaga. Nubwo imiyaga yaza, hari agati bita acacia di desert ka mu butayu. Ako gati naratangaye uburyo kabayeho ka mu butayu. Mwabizi mu butayu ni ahantu haba umuyaga mwinshi ukomeye, ku buryo akenshi ni umuyaga ukunze gukubita ibintu byinshi bikangirika. Ako gati nako kaba mu butayu, ariko hari ibintu bikomeye nagatinyiye. Icya mbere ni agati karezisita, cyangwa kabaho mu bihe bigoye, ibindi biti byacitse amashami kubaho byagoranye, ako gati ko gakomeza kubaho. Ni agati rero gateye mu buhe buryo bukomeye butangaje. Ni agati ku buryo kaba karekare, ariko wenda bitari cyane, ariko umuzi wako racine principale, uburyo ibiteye imanutse mu butaka, iba ari inshuro 3 z'agati uko kagaragara inyuma. Uko gateye hanze kagaragara, niba gafite metero wenda 6 n'urugero, niyo ngo umuzi wako uzagira metero 18, uba ari inshuro 3 umuzi racine principale, ku buryo iyo haje imiyaga ikomeye igahungabanya ibiti byinshi, igakubitana ka gati, karagenda kakigonda, kagakora hasi ku butaka, kagaruka ku yindi mpande y'umuyaga uhindukiye. Abantu bakagira ngo ako gati kagiye kuranduka, ariko ntikaranduke, ntikanavemo. Kubera iki? Ntabwo ibanga ari uko kameze hanze, abo naho kiyubatse gateye, ko umuzi wako imbere, Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu, umuzi wako w'imbere urashinze. Yeremiya aravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo gishora imizi yacyo, kishora mu mugezi, ngo ntikizatinya umwaka amapfa yacanyemo. Kubera ko ubuzima bw'iki giti ntabwo buri gukomora hanze, ntiburi gukomora ku izuba ryo hanze. Muri 48 yaravuze ngo kubw'izuba n'imvura byo mu ijuru shobora kwera imbuto Imana ishaka. Abantu biringiye Uwiteka, abantu bizeye Uwiteka, nubwo izuba ryahinduka, nubwo imvura yahinduka, nubwo ibihe byahinduka, kubera ko ahantu bateye ibyiringiro by'aba ahantu bikomoka, ahantu bituruka, bakomeza kubaho, bakomeza kwera, bakomeza kugira amakakama, no mu itoto ryabo basaza bagifite ibyiringiro. Nubwo ibihe byahinduka, imiyaga ikaza ari myinshi, bagira ibyiringiro, barakomera, kubera ko umuzi ni inshuro 3 z'igiti cy'inyuma. Bivuze ngo kariya gati imbere ni kanini, mo hasi ni kanini kuruta inyuma. Abizera Yesu, abantu biringiye Uwiteka, muri Yesu bagomba kugiramo ibyiringiro binini biruta iby'isi bareberamo. Abantu biringira Imana bagomba kuba muri Yesu barahashijije, bagatera, bagakomera, bakagira imizi y'ibyiringiro itava ku biryo barya, itava ku mafaranga batunze, itava kuko byakunze cyangwa byanze. Muri Yesu bakavamamo ibyiringiro n'imbaraga zikomeye zo kubaho, bakomora muri Yesu. Ubwo Yesu ariho, nabo bakizera ko bakomeje kubaho. Aho hakava ibyiringiro bikomeye, ku buryo nubwo inyuma babona ko imiyaga ari myinshi bakubita. Murabizi, hari igihe imiyaga ikubita, haba mu itorero, haba hanze y'itorero, haba mu buzima busanzwe. Donc abizera, abari muri Yesu, hari igihe bahura n'imiyaga ikabakubita, ariko ahantu bateye. Naratangaye nusoma igitabo cyakozwe n'umwaka 28, uzasanga uhereye 27 abagabo 276 ni ikipe yarimo ijya yerekeza mu Butaliyani. N'abagabo bantangaje ngo bahuye n'imiyaga itandukanye, bahura na urakuro irabakubita, irabazengereza,
ngo bahura na ruhuhuma irabakubita. Bagize urugendo rukomeye nk'urwo nawe urimo muri ino minsi, bagira urugendo rugoye nk'urwo nawe waba urimo rw'imiyaga ikomeye, barenze urakuro, barabati turorohewe nibura tugeze ahantu hatoroshye nane hameze neza. Bagira ngo bagiye kugira agahenge, haza ruhuhuma irakubita. Muri urugendo tugendamo ahantu iyi nkugi inyura, reka mbibutse ko ari mu nyanja. Muri myi wa 30 mu Gakiza yaravuze ngo ubugingo bwacu tugendamo bumeze nk'iba n'isarura hano mu isi. Avuga ko nubwo bumeze nk'ubwato bugendera mu nyanja, kandi inyanja n'isi, ariko avuga ijambo muri komera avuga ngo ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu dufite amahoro muri urwo rugendo. Ijambo rya kabiri, azatujyana atugeze muri urwo rugendo amahoro iyo tujya. Aravanga aho nituhagera. Mu gitero cya nyuma naragikunze, yaravuze ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga urimo udukubita uduhuha, ariko natwe ntabwo duhagaze, turimo twegera ku nkombe y'uruzi. Avuga ibintu bitangaje. Icya mbere arangwa ku nkombe y'uruzi nta muyaga uhari. Icya kabiri nta muraba uhari. Arangwa ni ukuri tuzasoramo amahoro. Bene data, ndavuga abiringira itorero abiringira Imana, abantu babyawe n'Imana, babyawe na Yesu, ndabatangariza ko aka gakiza twahawe niyo nkuge tugendamo. Ariko ntabwo bivuze ko kuba ari agakiza ari inkuge bivuze ko itagenda hano mu isi, kubera ko ni hano, ni mu isi. Imwisi ni inyanja nini, ni ahantu inkuge iri kugenda. Ndetse abantu benshi hari igihe batobokesha inkugi igatoboka, yatoboka amazi akamenshi mu bwato. Nusoma Bibiliya, Pawulo abwira Timoteyo yaravuze ko hari abantu batobokesheje. Hari abantu batobokesha kubera ko imiyaga ibaye myinshi, n'ubwato turimo tugenda hano mu isi ari nyinshi, imiyaga ari myinshi, bigatuma abantu benshi batobokesha, ubwato bugatoboka, agakiza katoboka, amazi akinjira mu bwato. Ubu hari abantu amazi yinjiranye mu bwato. Aya mazi ni isi yinjiranye mu bwato. Isi imaze kwinjiramo, bari mu gakiza, ariko bafite n'imbeho yo mu gakiza, ugasanga bafite ubutita. Donc ubwato bwaratobotse, amazi arinjira. Pawulo yabwiye Timoteyo rwose hari abantu babaye nk'inkuge zatobotse, zamenetse. Inkuge zamenetse zarinjira, amazi arinjira. Urahura n'umuntu ugasanga afite ubwoba, afite imbeho, kandi aranakijijwe, ariko agakiza karaho. Donc inkuge yaramenetse, amazi yarinjiye. Ubu tuvugana hari abantu benshi binjiriwe, amazi yinjiranye, bafite ubwoba bwinshi. Iyo ibico bizamutse ubwoba buraza, iyo impuha zije z'intambara ubwoba buraza, iyo haje akaga gatandukanye ubwoba buraza, iyo arwaye ubwoba buraza, iyo umuntu amukanza mu bwati ndakwica ndakuroga ubwoba buraza. Ndashaka gutangariza ko abizera twebwe aho duteye, aho tugroundings, aho tuva, aho dukomoka ni muri Yesu. Tubagushingamo imizi ku buryo tugira ibyiringiro. Birashoboka ko wagize igihe ugaterwa n'ibintu bikomeye, ubwato bwawe bugatoboka. Yatanze inama, ndashaka nanjye kugira inama. Nta muntu ujya uhomera ubwato mu mazi. Ntabwo ubwato buhora mu mazi. Niyo mpamvu iyo bwasadutse, bisaba ko ubwira umwerekeza ukavanamo bucece, ugaparika imusozi kugira ngo ugahoma ubwato. Ubu dufite abantu benshi batemera ko bananiwe, batemera ko bacogoye, batemera ko bacogojwe n'intambara n'ibyago n'akaga n'amakuba, bagakomeza guhanyanyaza, kandi baratobokesheje. Kandi baratobokesheje, ubwoba bukaba bwinshi. Hari igihe umuntu atangira gukora ibyaha, agakora n'ibyaha mu murimo, akabibana, akabikorana, ari umuyobozi w'itorero, ari umuririmbyi, afite inshingano runaka, kubera ko yatobokesheje amazi akinjira, atangira kunguka uburyo nawe abana nayo, nyamara ntamenye ko uko amazi agenda menshi ariko ubwato bugenda burohama, umuntu akageraho arohama neza mu isi kandi ari no mu bwato. Natangaye, umuntu arohamye mu mazi kandi ari no mu bwato, ariko si we, ahubwo nuko bwatobotse, amazi akamenshi mu bwato akagera ku rwego burohama. Umuntu akabaho ari umunyetorero ariko yaranarohamye mu isi.
yinjira ibitekerezo by'isi. Yesaya yavuze ngo ugushikamije n'ufite imitekerereze iri ku Mana, n'ufite imitekerereze ifite uburyo imoderetinga isi, iyobora isi, n'ufite imitekerereze irenze y'isi akagira imitekerereze iva ku Mana. Ntabwo ari umuntu isi igira inama ngo nawe agendere ku nama z'isi, ahubwo ni umuntu uvoma ku Mana imitekerereze akagira inama isi, akabaho ko Imana ishaka, n'ubwo isi ishaka hari uko ashaka abaho, ariko muri ibyo byose akabaho ko Imana ishaka. Ni umuntu uvangura ibintu binyuranye muri byinshi, akamenya kubaho ko Imana ishaka abaho n'ubwo hari ikindi isi ishaka aba cyo. Ni umuntu umenya uwo agomba kuba we mu bintu byinshi bishaka umugira uwo bishaka ko aba we. Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. Ni umuntu ugira imbaraga zigenda hejuru y'inyanja, akayibwira ngo no, utoka usimame wende, amazi nubwo untobokesheje ndagira uruhande nongere mpome, nongere niyongeremo ibyiringiro, nongere ibyiringiro mu Mana, nongere nsane, fata yitatu nsane. Ubu hari abantu batajya gusana, badafata iminsi ngo bajye hirya ku ruhande. Jya ku ruhande, jya ufata iminsi 2 3, jya ufata umwe, jya ufata iminsi wongere usane ubwato. Iyo ibyiringiro byashize ongera ujye kuvoma. Hari igihe bikonoza, umuntu agakonoza agasigara yumva nta kigenda, ibintu byaranze byarashize, ariko ndagutangariza ko muri Yesu, Yesu yaravuze ngo ugushikamije umutima uzamurinda aba amahoro masako yaho akwiringiye. Hari igihe bikonoza rero, umuntu agakonoza agashirirwa, akumva ibyiringiro byashize, agasigara yiringiye abantu, yiringiye isi, yiringiye abakomeye, yiringiye imiryango. Ibyo byose hari igihe bishira. Iyo umuntu abyiringiye niho kwiringira isi, ayo mazi aramwinjirana, bikazagera igihe agira imbeho, kandi ari nabyo. Ibyo yari yiringiye akabibura, wari wiringiye ubutabazi ukabubura, icyo wari wiringiye mu muntu ukakibura, bikarangira urohamye. Warohama ugatakaza ibyiringiro, ugasigara uri muri kontrole y'abantu, muri kontrole y'ibintu, muri kontrole y'ikisi ishaka. Bene data, Imana izanyira ijambo ikwinginga ngo wongere uzamure ibyiringiro byawe, uzamure imitekerereze yawe, uzamure ibyifuzo byawe, ubikure kuri mwene so, ubikure kuri data wanyu, ubikure kuri nyokorome, ubikure ku miryango ikomeye, ubikure ku ma NGO akomeye, ubikure ku bihugu bikomeye by'ibihangange, ubikure mu bantu bakomeye, wongere ubikuremo ubishyire ku Mana, uyibwire ngo Mana ni wowe, niwe soko y'ubuzima bwanjye, ni wowe unzi. Icyakora ushobora kunsura unyuze muri aba, unyuze mu gihugu, unyuze mu bihugu, unyuze mu miryango, wansura uhanyuze, ariko ntabwo ari njye uzagusura mpanyuze. Hari igihe abantu bavanga ibintu bakagera ku Mana banyuze mu bantu. Reka Imana ikugereho, wenda ibanyuremo ibakoreshe, ariko nawe wikumva ko ugomba kuyinyuraho ubanyuzemo. Imana niyongere iguteremo ibyiringiro, Imana yongere igukomeze. Bibiliya iravuga ngo niyo iha intege abarambiwe, utibashije imwongera imbaraga. Hari igihe bikonoza. Eliya byarakonoje, Eliya yarwanya intambara, ararwana, yica abahanuzi 850 ba Bali na Shera, ariko rimwe rwose arimo yarakontroloye inyanja, arayikontorora, ari mu bwato bukomeye ayikontorora, ibyiringiro byo biteye, ariko aza kugera igihe arakonoza, aza kwinjirirwa. Yezebeli araza aramukanga ati numvise wanyiciye abagabo, ariko nintaguha ejo nk'iki gihe, nintaguhana nkabo, ninaguhanya nkabo, ubugingo bwawe nabuhanya nk'ubwabo, Imana zizabimpore ndetse bikabije. Na appointment ni message yamuhaye gusa. Elisa ahita acika intege aratenteburika. Kugeza ubwo Eliya acika intege aratenteburika. Kugeza ubwo Eliya yibagiwe ibintu bikomeye Imana yamukoresheje, yibagirwa urugendo rero Imana yabanye nawe, yibagirwa uburyo Imana yakoranye nawe ku musozi Karumeli. Eliya arabyibagirwa, arangije ngo ajya mu ishyamba, yumva ntacyo akivuze, yumva ataye ibyiringiro. Eliya atangira gusaba gupfa, aravuga ngo kubaho ntacyo bikivuze, ndumva napfa, gupfa bindutiye kubaho. Sinzi imbaraga z'amagambo yaguteye ubwoba, wumva wapfa, agukamuramo ibyiringiro, amagambo gusa. Eliya atumweho n'amagambo gusa. Baravuga ati ejo nk'iki gihe, ntabwo yigeze ajyayo, yaravuga ngo ejo nk'iki gihe gusa, acyumva ijwi. Hari igihe umuntu yumva amajwi akomeye, akamuvamo ibyiringiro, akamucogoza, akamuca intege. Sinzi amagambo wumvise,
yaba ari ay'abantu, yaba ari ay'isi, yaba ari ay'igihe, yaba ari ay'ibihe bidasanzwe. Sinzi amagambo wumvise, sinzi aho wayumviye, ariko nagira ngo ugire imbaraga zirenga amagambo wumvise aguca intege. Zamura ibyiringiro ubikure mu bantu, ubishyire mu Mana. Eliya natangaye ahita avuga ngo uzi ko Yezebeli ibyo avuze ashaka kuzabisohoza, arangwa n'ubundi maze gupfa. Akibwirwa ko apfuye nawe yumva ko agiye gupfa. Donc ntiyagira imbaraga zimutandukanya n'urupfu Yezebeli ari kuvuga, ngo ahubwo agira imbaraga zimuhuza n'umugambi w'Imana muri we. Bene data, mureke kwihuza n'amagambo y'imigambi ya Satani ku buzima bwanyu, ahubwo wihuze n'amagambo avuga ibyiza ku buzima bwawe. Menya umugambi w'Imana uwutandukanye n'amagambo asohoza umugambi wa Satani ku buzima bwawe. Wikikonforma, wikihuza nawo. Satani yivuga ngo mwumvire, wumve byashoboka. Yikuyobora ngo kora ibyaha kugira ngo ukomeze kubona amahirwe asigaye ngo wumve nawe wabikora kugira ngo ukomeze kubaho. Yikubwira ngo emera ugambane ubuzima bukomeze kuko ubona ariyo nzira. No, hari andi mahirwe, hari andi mahirwe. Natangaye Eliya aravuze ati ngiye gupfa, uko Yezebeli bivuze birasohora. Ariko aragenda ajya mu ishyamba ngo areramo igiti, ngo abonamo igiti cyatuma, uzi ko Satani ayobora umuntu wakonoje ibyiringiro akamurangira n'uburyo yapfamo. Mwibuke b'abahungu ba Mukristo na Mwizerwa, yabayoboye ahantu Gihanda bwebe yarabafashe arabakingirana muri Gihanda kugeza ku rwego yatangiye no kubazanira ibintu byatuma bapfa, abishyira hafi aho ngaho. Azana ibintu byo kwiyahura, ibikoresho. Buriya ntabwo biba biri kure yawe. Iyo watakaje ibyiringiro mu buzima, hari igihe Satani akwereka ibintu byo kwiyica, imiti akayizana hafi, akwereka uburyo wahindura ubuzima nawe ukajya kuba nk'abandi, akwereka uburyo wahemukira Imana, akwereka uburyo nawe wakuramo nk'abandi. Donc ibikoresho bizana hafi kandi biri mu bitekerezo, bitaraba mu bitekerezo ugatangira kubyumva ko byaza hafi, byashoboka, byakunda, wabigeraho nawe ntacyo kivuze. Ibyiringiro byashize aho hantu nturi kuhabona amasoko, ntawe uri kuyabona, ntibiri gukunda. Ariko bene Kora 84:6 baravuze ngo hahirwa umuntu ngo ufite imbaraga, hahirwa afite umutima inzira z'Isiyoni. Yanyuze muri baka bayirimo. Ntabwo Imana yirirwiza, ahubwo bo ubwabo nubwo nta masoko ahari bahabona ahantu h'amasoko. Ndashaka ko Imana iguha ibyiringiro bituma ahantu utabona amasoko habona amasoko. Ahantu utabona amasoko, ahantu waraga nta buzima hare mu buzima. Ubuzima Imana yateguye buri muri wowe no mu Mana, nta handi hantu buri. Ndashaka ko amaso yawe yongera kureba mu Mana akabuvomamo. Wibuvoma mu bantu bavuze ko budahari, wibuvoma mu bantu bavuze ko bitazashoboka. Jya mu Mana uvomemo ibyiringiro, ubyature, utangire ubyature, uvuze ngo birashoboka, uvuge ngo byakunda, uvuge ngo byabaho, uvuge ngo nibyo, uvuge ngo niki Imana indemeye. Witakaza ibyiringiro, wikemera Satani kasoza umugambi wayo. Yezebeli nubwo avuga wimuha amahirwe. No, aho hantu ngo hatari amasoko, bene Kora ngo baharebye ko hava amasoko. Bakibona ko hava amasoko, mu mitekerezo bahindura amasoko. Ibitekerezo byabo byari bishikamitse ku Uwiteka. Bageze mu Uwiteka, isi iravuga ngo nta masoko ahari. Bagiye mu Mana bahasanga amasoko. Buriya amasoko burabiterwa nawe kwereka ko ntayahari. Hari igihe ukonfera mu isi, ufata referanse yo mu isi ukabona ko nta masoko ahari, ubuzima budahari. Wajya mu Mana ukumva ivuga ko ubuzima buhari. Rero biterwa n'icyo uri kumvira. Wikumvira isi, wikumvira ibiteye ubwoba, ahubwo umvira Imana iko bishoboka. Yumvise yumva birashoboka. Bene Kora ngo bahita baharema amasoko. Imvura y'umuhindo ngo ihita icyambika imigisha, ngo bakomeza kugenda baguhiza imbaraga. Mwene data unyumva, wimera nka Eliya acitse intege kubera amagambo Yezebeli avuze. Acitse intege, atangira kumva byanze. Atangiye kumva byarangiye, natangaye, yiremera n'urupfu. Ajya munsi y'igiti cy'umunotemu, kandi icyo giti cyarekuraga amakakama, amata ashobora gutuma amugwa, hashobora guhita apfa. Donc yishakira n'icyatuma apfa. Nkuko wamaze kwikingirana, nkuko wamaze kwiremera urupfu, ko wamaze kumva bitashoboka, uri mu nyumva, ariko wamaze kumva, wamaze kujya munsi y'igiti. Wagiye munsi y'igiti wumva utegereje gupfa, nta mahirwe ugifite y'ubuzima, wumva byararangiye, wumva nta kigishoboka. Imana impaye iri jambo ngo nkurebemo ibyiringiro, nkubwire ko bigishoboka. Isi yakubwiye ko bidakunda,
imiryango yakubwiye ko bidashoboka. Ndashaka gutangariza ko mu Mana biracyashoboka. Birashoboka. Mu Mana biracyashoboka. Amoko y'abantu yakurekura, amoko y'abantu yagutakaza, ariko Imana ntiyagutakaza. Igihe ibyiringiro byawe nawe bigishikamije ku Mana, Imana irakurinduka amahoro masa kuri byo. Eliya umunsi yabitakaje yashatse urupfu, arema n'ubwoko bw'urupfu. Aravuga ati kabisa ikigomba kumitana na amata yo mu Rotema, ajyamo. Ndashimira Imana ifite urukundo rukomeye nk'urw'uyu munsi kuzaniye. Eliya akiri aho ngaho, Imana yaravuze ngo no, uriya mugabo ntabwo namutakaza, ntabwo namuta. Uko biri kose mu kanya yerekanye icyubahiro cyanjye. Mwibuke ko mu kanya gashize ariho yamaze kuvuga ngo mwebwe mwese. Uyu munsi turaza kureba Imana iyo ariyo. Irasubirisha umuriro, iraba ariyo Mana. Yaramaze kuvuga Imana neza, aravuga ngo no, Imana uyu munsi yo kubararira ni Imana ihoraho, Uwiteka, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Uyu munsi Imana yigaragaje niyo turi buze kubararira. Yica abahanuzi ba Bali n'abashera bari bareba ibigirwamana, akuraho umuhango w'ibigirwamana, atangiza uburyo bwo kuramya Imana. Yatangije worship, ayitangira ku musozi abantu bose bahari. Ubwo buryo yarakoreye Imana bwatumye Imana ibukurikirana. Ireba ngo ntabwo natakaza uyu muntu wanjye. Bituma ahantu yacikiye intege, yateneburitse ari munsi y'igiti, Imana imusanga iramukurikirana. Yohereza marayika irango uriya muntu acitse intege, ariko mujyanire uyu mutsima. Imwohereza umutsima utetse. Mu ijuru hari ibiryo bitetse. Imana imwohereza umutsima utetse taze ku makara. Kabiri, imuha amazi yo mu gacuma. Mazi yo mu gacuma, kubera ko Imana yari izi urugendo agenze ko ari runini, kandi yari izi ko rugikomeza. Nubwo wumva ubuzima urugendo rurangiye, byarangiye, ariko ndagutangariza ko urugendo racyakomeje. Niyo mpamvu Imana ikuzaniye uyu mutsima ngo gutere imbaraga, ikuzaniye iri jambo ngo rigutere imbaraga, ikuzaniye uyu mutsima utaze ku makara. Imana iguhaye ibiryo bihiye, Imana iguhaye ibiryo bitetse ngo wongeremo imbaraga, wongere ukomeze, wongeremo ibyiringiro, wumve ko bigishoboka, wumve ko Imana yavuganye nawe, Imana yakubwiye, Imana yakuremye, Imana yaguhamagaye, Imana igifite gahunda ikomeye. Ntabwo gahunda y'Imana yarangiriye i Karumeli. Ntabwo yarangiye i Karumeli, aho wayihamirije, aho wayizereye, aho wayiringiriye. Imana iracyafite umugambi ukomeje ku buzima bwawe. Imana iracyakwinginga ikubwira ngo iracyahari, iracyakomeje ku buzima bwawe, iracyakomeje umugambi. Ongera uyiringire, uyishikamizeho umutima, ntabwo ari aho kugwa. Wongere urye uyu mutsima. Muri njye yaravuze ngo urye umutsima utera imbaraga, unywe no ku mazi y'ubugingo. Imana iguhaye amazi kugira ngo wongere unywe amazi y'umwuka wera. 6:3-7 Yohana. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ongera wizere Uwiteka, umwiringire, wongere wumve ibigega by'amazi, wongere wumve amasterine y'amazi. Urumva ibigega by'amazi y'ubugingo, wongere wumve ibyiringiro, wongere wumve amahoro, wongere wumve imbaraga. Aho zari zashize urazumva. Narimo ntangariza umuntu wamaje gutoboka, wamaje gutobokesha, wamaze kumva yaratakaje ibyiringiro, akagira ahantu arohama, atakaza ibyiringiro, akontororwa n'isi. Ikubwira ngo ica ukica, gambana ukagambana, sambana ugasambana. Uri muri kontrole y'isi, kubera ko watakaje ibyiringiro by'ubuzima, uri kubushakira aho butari. Uri muri kontrole y'isi, wararigise urarigita, ubamo hasi ndani. Imana irakwingingira muri nge, haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, haracyari amahirwe. Ongera usosokeyo, ongera aho hantu, wongere wumve ko byishoboka, haracyari amahirwe. Kabiri, birashoboka ko nawe ugeze kure urigita. Nasomye birandatangara, Matayo 14:30. Yesu yaje asanga abahungu barimo bagenda, abasanga agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Petero abibonye aravuga ngo ntabwo bishoboka, uri umuzimu. Aravuga ngo kugira ngo menye ko byemera, tegeka nanjye nzi. Bibiliya iratangaje ngo yamuhanze amaso, ategetse Petero agenda hejuru y'amazi, birakunda. Ariko nusoma kuri 30 ngo abonye ko umuyaga ubaye mwinshi, ngo amukuraho amaso, ngo ahita atangira kurigita. Uzi ko iyo umuntu akuye ibitekerezo bye ku Mana atangira kurigita. Iyo umuntu akizeye Imana, iyo umuntu agihanze amaso ku Mana,
aba agifite guhama kw'ibitekerezo mu mana, aba agifite kwiringira imana, agenda hejuru y'ibintu yatinyaga, ibintu byamuteraga ubwoba abigenda hejuru. Nawe tuvuga nubwo ucitse intege, ariko wibuke ko hari ibintu wigeze kugenda hejuru, wigeze gukanga, byigeze kukubaha, hari intambara wigeze kurwana, ufite kwizera, ufite ibyiringiro, ufite imbaraga, ubigenda hejuru igihe wari ugishikamije umutima ku mana, byarakunze. Ariko Petero ngo akimukuraho amaso atangira kurigita. Reba nawe ibirometero ugeze muri gita, reba metero ugeze muri gita, uri kugenda buhoro buhoro, nubwo ucyambaye umwambaro w'inshingano, ucya mu idini ryawe ukunda, ariko ugeze ku rurigita. Nubwo ucya mu rugo rwawe ubanye n'uwo mwashakanye ntawamenya, ariko uri kugenda urigita mu mutima, wamaze kugenda urigita, uri kurigita. Igipimo igihe umuntu atinda akuye amaso ku mana bijyana n'ibirometero agenda arigitamo. Umwanya umaze, sinzi igihe umaze ukuye amaso ku mana utakimuhanga amaso, ariko bingana n'ibirometero umaze kugenda urigita, kuko watangiye kurigita igihe wakuriye amaso ku Uwiteka. Akimukuraho amaso yatangiye kurigita. Imana iguha imbaraga rero, nawe watangiye kurigita utakaza ibyiringiro, zongera kuzamura. Warigise, birashobora kuba warigise mu myigishirize, muri doctrine zipfuye, mu nyigisho zipfuye z'iki gihe, uri kumva ko ni iby'ubwenge wungutse. Watangiye kurigita mu nyigisho wumvise wungutse ubwenge, bakubwira ati nta kibazo, Yesu yarabirangije, komeza wikorera ibyaha. Hypergrace, watangiye kurigita mu buryo bukomeye, bukuzanira ubuntu butangaje burenze ubwo Pawulo yavuze. Uri gukora ibyaha ngo ubuntu busage. Tito yaravuze ngo ni ubuntu, ariko ubuntu ni ishuri, butwigisha kureba kutubaha Imana. Tonke ubuntu ni ikigo, buratwigisha, hari ibintu butwigisha. Wowe rero wabufashe nk'ubutigisha, nkaho ntacyo uzi ku buzima bwawe, ubu urimo ukora ibyaha ngo busage, wararigise. Wamaje kwiyizeza itano security, amahoro y'iteka yo mu mutima, ariko adafite ashingiye. Wamaze kwigana conditional love, ko Imana yadukunze ko nta kishingiyeho, ariko bituma wumva ko kurinda ibyaduhaye ntacyo bigomba gushingiraho. Ibyo twahawe twabiherewe ubuntu, ariko kubirinda, Yuda 1:3 yaravuze ngo mbandikira niyumvisemo n'abahugura kugira ngo murwanire ibyo kwizera bera bahawe rimwe bikaza iteka ryose. Kubirwanira twabihewe ku buntu, ariko kubirinda ni ukubirinda tubirwanira paka iteka ryose. Ngana ku musozo, ndagusengeye mu izina rya Yesu, we watangiye kurigita, wongere uzamuke muri level yaho warigise. Imyaka umaze urigise ingana n'ibirometero umaze kurigita. Ariko icyo nshimira Imana ntabwo izakurigitura cyangwa izagukuramo ishingiye ku gihe umaze. Ijambo ryayo gusa kuryizera rifite imbaraga zigukura mu birometero umaze iminsi urigisemo, zagusubiza hejuru y'ibintu watinyaga, byagukangaga, wari umaze mutinya, byaguciye intebye, wumva byamaje kuvoma agakiza, byakumazemo imbaraga z'ibyiringiro. Imana ifite imbaraga uyu munsi zo kongera kugushyira hejuru yabyo, ukongera ukajya hejuru yabyo, ukamera nka Charger du Desert, ugahuha n'imiyaga myinshi, ariko ukagumana ibyiringiro, kubera ko muri wowe imbere. Donc umuzi ni metero 36, ariko inyuma ni metero 12. Inyuma uko bakubona inyuma niyo bitoye ukurikije uko bakubona imbere nihagira ibyiringiro bikomeye, babone ko ugiye gupfa kubera umuyaga uguhuha, ariko mu Mana uba ugwijemo imbaraga. Wumva umeze nka Habakuki 3:17 wavuze ngo naho imitini itatoha, inzabu ntizera imbuto, baganye yusumyerayo. Ibyiringiro byanjye nta kabuza ko nishimira Imana y'agakiza kanjye, ubitere mu Mana, ubikure ku kintu cyose kigaragara. Mbibutse ngana ku musozo ko ibintu byose birashira, ibintu byose abantu biringiye bizashira, bizanavaho, kubera ko n'abantu bazavaho, ariko Uwiteka niwe utazashira, niwe utarangira. Iyo wizeye ibishira rero nawe urashira, ariko wizeye ibidashira nawe ntushira. Ibyiringiro byawe niba biri kubishira birangira, nawe uzarangira, ariko nubishira kubitarangira nawe ntabwo uzarangira. Imana izakurinda ube amahoro masa, ugushikamijeho umutima uzamurinda aba amahoro masa, kuko akwiringiye. Kwiringira Uwiteka bigira umumaro mwinshi. Kumwiringira bivamo imbaraga, kumwizera, kumugira fondasiyo y'ubuzima bigiramo imbaraga, ku bituma umuntu yumva agomba kugira amahoro malgré nubwo imiyaga ihari. Bwa bwato ya kipi mu Butaliyani, Pawulo ngo marayika yaramuganirije aravuga ngo no, ongera afate umutsima urye
urugendo ni rurerure, ariko gahunda afite ni uko wowe n'abasore muri kumwe ntacyo muzaba, muzasoza urugendo mukiriho, nzabarinda, muzabayobora, muzabaho, murye. Pawulo aravuga ngo naganiriye na marayika yambwiye ko ntacyo tuzaba. Dore uyu ni umunsi wa kangahe tutarya, wa gatatu. Mufate umutsima murye ko tuzasoza urugendo amahoro. Ndagutangariza ko nubwo ubona imiyaga ari myinshi, ariko ongera ufate umutsima urye, ijambo ry'Imana rikubere ubuzima, uzakomeza kubaho, ko ntabwo ubeshejweho n'ibigaragara by'inyuma na sisiteme z'isi. Imana yaguhamagaye, yakuremye, ongera ushyiremo ibyiringiro, ahubwo uyivomemo imfatiro z'ubuzima, yongere guhishurire ahubwo ubundi buryo bwo kubaho. Muri Yesu harimo ubundi buryo. Warwanye mu buryo bumwe biranga, ariko haracyarimo ubundi buryo, haracyarimo ubundi buryo bwo kubaho. Imana iguha umugisha, ugushikamijeho umutima, uyitekereza uburyo buri mu Mana, Imana izamurinda, aba amahoro masa kwa kwiringiye. Ngana ku musozo, ndumva nagusengera. Birashoboka ko wahuye n'imiyaga myinshi nka kagati igutera y'impande n'impande, ugira ngo iragabanutse nk'uko abahungu yabateye urakura yava akazaho uruhuma, abo ukabona nibwo igenda iba myinshi. Ndashaka gusabira ko nubwo imiyaga ari myinshi, muri njye navuze ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga, nawe twegere ku nkombe y'uruzi, kandi nta muyaga uhari, nta muraba uhari. Ubwo terwa n'umukiza Yesu, dufite amahoro muri urwo rugendo. Nawe imbere ongera ugarawundinge, urememo uburyo winjira mu Mana neza, ushinga imizi, ugire metero nyinshi zikubye gatatu iziri inyuma, uzagumana ibyiringiro. Kabiri, wewe watangiye guterwa n'imiyaga yakuvomyemo ibyiringiro, ugatangira kwinjirirwa, ukamera nkaho utangiye kugenda urigita mu myigishirize, mu buzima, mu mitekerereze. Donc wataye ibintu byinshi byakurangaga, umuntu asigaye ayoberwa uwo uriwe. Ubarwa kuri mu itorero, ariko umuntu arakora agasanga wapi Yesu ntakikurimo, waramutakaje, wararigise, aratakara. Imana yongere iguhe ibyiringiro bigusubiza hejuru, umubwire ngo ndaje mukiza, noneho nanjye ndashaka kongera gusa nawe. Muri mbye yaravuze ngo nutumbira Yesu uzaba nkawe. Icyo utumbiriye nicyo urigitamo, icyo utumbiriye usa nacyo. Imana iguha imbaraga zitumbira Yesu kugira ngo use nawe, ukura imbaraga watumbiriyemo zatumye usa n'isi, usa n'abantu, usa n'ibintu, ugira umutima mubi w'inyamaswa abantu, wongera ugira umutima wari muri Kristo Yesu, ugenda ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Amen. Imana iguha umugisha. Mana yacu mu izina rya Kristo Yesu, turagushimiye kuri Imana y'amahoro menshi, utuganirije muri uyu mwanya kugira ngo twongere tugire ibyiringiro, dushikamize umutima ku Uwiteka. Uravuze ngo ugushikamije umutima uzamurinda aba amahoro masa kwa kwiringiye. Warusabye abantu kongera gukura ibyiringiro ku bantu, gukura imitima ku bitekerezo by'abantu, bongere biringira Uwiteka, Imana idashira, Imana itarangira. Ni wowe fatiro y'ubuzima, fatiro y'ibiriho n'ibitariho, fatiro y'ibigaragara n'ibitagaragara. Tukwiringiye tuzakomeza kubaho, ntidufite ubwoba bw'ibiriho n'ibizaza, muri harimo ibyiringiro n'amahoro adashira tuzabamo. Fasha abene data, ubakomeze barindire mu buntu bwawe, mu izina rikomeye rya Yesu. Amen.